hanyuma rero tugarutse ku ngingo y'umunsi tuza kuganiraho muri Face the Nation. Turaza kugaruka muri rusange ku bimaze iminsi bivugwa muri kano karere, hagarukamo cyane inkuru y'urubyiruko rwo mu kiragano cyiswe Genocide muri Kenya rwigaragambije rushwana na leta y'icyo gihugu kubera icyo rwise ubusumbane bukabije mu isaranganywa ry'ubukungu bw'igihugu. Bijya gutangira byahereye mu nteko ishinga amategeko ubwo leta yagezagamo umushinga w'itegeko ryagombaga gusiga impinduka zari gutuma habaho kongera imisoro, ingingo abategetsi basobanuraga ko ari bwo buryo bwashobokaga rero bwo kugoboka ubukungu bw'icyo gihugu, ariko ibi bintu urubyiruko rukaba rutarabyemeye ku buryo rwanakoze imyigaragambyo rubyamagana. Imyigaragambyo yanaguyemo abantu babarirwa muri za mirongo. Mu gucubya uburakari ariko Perezida William Ruto yafashe icyemezo cyo gukuraho iryo tegeko, yewe anakurikizaho kwirukana abari bagize guverinoma, ariko nabwo aba ba Genocide cyangwa se uru rubyiruko ntirwanyurwa. Kuri ubu rero iyi myigaragambyo iranavugwa mu bindi bihugu birimo Uganda ndetse na Nigeria. Face the Nation y'uyu munsi irasesengura iby'iki kibazo kiri kuvugwa muri aka karere, twibaza mu by'ukuri ikihishe inyuma y'uko gutinyuka guhangara ubutegetsi kuri urubyiruko. Ese ibyo rutaka bifite irihe shingiro cyangwa ibyo ridafite ni irihe? Niba rinahari se ubu nibwo buryo bwiza bwo gukemura ikibazo? Turaza no kwibaza ku zindi ngingo zifitanye isano n'iyi ngiyi. Kugira ngo turusheho gusobanukirwa iby'iki kibazo, ndi kumwe n'abatumirwa b'inararibonye mu gusesengura ibibazo nk'ibi. Turi kumwe na Bwana Teddy Kaberuka, uyu akaba ari umuhanga mu birebana n'ubukungu kimwe n'izindi ngingo zibushamikiye. Turabakiriye Bwana Teddy. Murakoze cyane kandi mwaramutse. Mwaramutse neza, muraraho? Ni amahoro. Yego. Aha, Teddy Kaberuka rero turaza kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Ku rundi ruhande ndi kumwe kandi na Bwana René Antere Rwanyange, uyu ni umunyamakuru w'inararibonye akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Panorama. Twabakiriye. Murakoze cyane, mwaramutse. Mwaramutse neza. Jewe rero ugiye kuyobora iki kiganiro ndi Nisingizwe Ale Jean Baptiste. Turaza kukibanamo mu gihe cy'isaha n'iminota nka 20. Ndizera ko tuza kusangira ibitekerezo bitandukanye birimo n'ibyaba batumirwa turi kumwe hano. Reka twihute mpere kuri Bwana Teddy Kaberuka. Aya makuru warayumvise Teddy? Narayumvise cyane. Tumaze iminsi tuyareba ku mbuga nkoranyambaga, ku bitangazamakuru bitandukanye. Aba Genocide, iyo bavuze aba Genocide hari ababyumva muri sanse pejorative bakavuga bataba abantu ni bwoko ki, baje bate, uru rubyiruko sigatumwa. Abantu bumve ko ari ni nk'icyo umuntu yakwita nka generasiyo y'igihugu, kubera ko ukuntu igihugu cyubatse n'abantu bari mu myaka itandukanye. Iyo tuvuga ngo igihugu kigizwe n'urubyiruko hafi 1/2 cyangwa kirenga cy'igihugu aba ari urubyiruko, ubwo ni abantu bari hasi y'imyaka 30. Twavuga ko yenda hafi 30% n'abari hasi y'imyaka 18, biba byumvikana icyo cyiciro cy'imyaka. Aba Gen Z rero ni abantu bavutse hagati ya 2005 harya sinibuka neza, 1995 kugeza ejo nibo Generation Z. Donc nabana navuga n'abantu bari hasi y'imyaka 30, reka tubyoroshye. Abo bantu rero iyo urebye ni bande, nabana uyu munsi abenshi muri bo batangiye gukora akazi. Ni urwo rubyiruko nyine rugeze igihe cyo gukora akazi, bagahura n'ibibazo bya buri munsi. Benshi barangije amashuri, urumva nimba ari kuri 30 wacikirije ageze ku 18 yageze ku isoko ry'umurimo. Ibibazo rero bafite biteye bite? Ibibazo bafite biteye cyangwa se bishingiye ku bibazo igihugu gifite, kubera ko mu bihugu byinshi muri Afurika ari naho urebye iyi nyito isa nkaho yafashe intera, nuko uru rubyiruko bavuga bati nta mirimo dufite. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. N'abasesenguzi bahora bavuga ko ibihugu bifite urubyiruko rwinshi, urukoresheje neza cyaba ari igisubizo, ariko uyikoresheje nabi ni ikibombe. Cya kibombe rero cyatangiye guturika mu bihugu bitandukanye, duhora tubivuga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, politike y'ibihugu byinshi isa nkaho yakunze kuyoborwa n'abasaza bafite ibyo bagezeho,
batazi ibibazo biri ku isoko ry'umurimo. Ugasanga mu nteko bariho baravuga ibibazo by'ubushomeri, ariko nta n'umwe muri bo umaze hafi imyaka na 20 azi n'ubushomeri. Twavuga ko ari ya makimbirane hagati y'ibiragano ibyo bakunze kwita conflit de generation. Bon, ntago nayita conflit de generation kubera ko urumva ntibicara hamwe ngo baganire ngo banebere ibibazo kimwe, ahubwo buri muntu afite ikimubabaje. Abari mu nteko n'abari ku buyobozi ikibababaje ni kusigasigira imitungo bafite. Urubyiruko ikirubabaje ni ukubona umurimo, ni ukubona icyarya, ni ukubona aho acumbika. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Unarebye rero ukuntu iki kintu gisa imyigaragambyo yaravumbutse kuko yavumbutse nko yabatangiye ari kuwa kabiri kandi nariyo kuwa gatanu y'icyumweru cyakibanjirije, nta byari bihari mu baturage. Bikwereka ko rero ni cya kibombe nyine giturika igihe cyari cyo cyose kibonye imbarutso. Icyo navuga kimwe mu bintu urubyiruko rusa nkaho rwinubira ni ikintu gikora ku buzima bw'abaturage bose. Nimba leta yarafashe ingingo ku bibazo leta ifite by'ubukungu ngo twongere umusoro ku bintu by'ibanze, isukari, umuceri, internet, itumanaho, ibyo ni ibintu by'ibanze abaturage bose bakenera, ariko ku by'umwihariko rwa rubyiruko rudafite n'akazi. Icyo rero nicyo mbarutso yabaye. Yego, turaza kubigarukaho. Hanyuma Bwana René, kuki yari generation ifite ibyiri gusa bikoresheje bene ubu buryo bw'imyigaragambyo? Murakoze cyane Teddy abigarutseho. Uru rubyiruko ruri munsi y'imyaka 30 rurimo kuza rugasanga hari abantu bari mu kazi, kandi ntubirukana kugira ngo kabaye, kuko ibyo bize n'abari mu kazi nibyo barimo gukora. Kereka uje afite ubundi bumenyi buhambazanye, kandi no uburyo bwo guhanga umurimo ntibuboroheye. Noneho kuki bahisemo kujya mu myigaragambyo, kuki yabigejwe bafashe urubyiruko? Nta yindi nzira bafite, kuko tujye mu nteko ishinga amategeko. Mu nteko ishinga amategeko ya Kenya nubwo naho aba ari hasi hejuru, ngira ngo hari amashagi atambuka, iyo batumva ibintu kimwe bahita bajyana mu mashati, bajya mu mitsi. Urubyiruko bati twebwe dufite imbaraga zacu. Perezida mu matora William Ruto yiyamamaza, buriya yabemereye impinduka zishoboka. Bati ngiye guhindura ibintu, yemeye ibitangaza, ngiye guhindura ibintu. Buriya hari muri Kenya hari abantu udashobora kunyeganyeza, cyane cyane ko Kenya ni igihugu cyubakiye ku bwoko. Kuba rero ufasha agace runaka kandi karimo abantu b'abakire bakomeye, abakire burya muri Kenya n'abagira ijambo rikomeye cyane. Noneho iyo miryango nakize niyo yagize abantu b'abayobozi benshi bize. N'uyu munsi udashobora kugira icyo uhinduraho. Biriya byose mubona nayo turufu yajyanye, ngiye kubihindura ku buryo abanyakenya twese tuba kimwe. Ndetse buriya hari n'itegeko bashobora kuba barakandagereye mu nzira, byari giye guhindura ibintu bijyanye n'ibikingi, ku buryo abantu basaranganya ubutaka. Iyo byongeye bari kubitiye mu nzira, ntibatumye rinyeganyega. Ibi byose yabemereye ageze ku butegetsi, ntabwo yari gukora wenyine. Yasanze mu bantu ba mbere yagomba gukuramo ko abantu bose bakandagiye mu butegetsi hariya ntabazashyiramo. Bageze muri guverinoma asanga hari abari muri guverinoma ya Uhuru bagarutse no mu ya Ruto, none si byo twemereye kutangiye kubyica. Rero batigeze za mpinduka barazibura. Bitangiye gukora ku bukungu, noneho bihereye ku mugati. Urubyiruko rutunzwe n'umugati, ntabwo uzamubona atetse ngo ajye guteka ibijumba cyangwa imyumbati. Reka ngira ngo umugati ni ingingo ikunze kuzamura ibibazo nk'ibi ngibi twarabibonye za Sudani n'ahandi hantu hatandukanye. Uribuka za muri za Zimbabwe nyango hari umugati ugura miliyoni, no muri Egypt no mu Barabu, no mu Arab Spring. Umugati ni ikintu gikomeye cyane, kuko abantu bateye imbere burya bazi akamaro k'umugati. Ariko twebwe mu cyaro mu gitondo babyukaga bajya amahirwe akubita n'ikijumba cyaraye mu isafuriya. By the way, muri Kenya abantu babimenye barya ibijumba mu gitondo kurusha umugati. Breakfast yabo ni ibijumba kurusha ko ari umugati. Ariko urwo rubyiruko n'ugiye ngo rero ikijumba cyane, kuko iyo yize akajya muri kaminuza bamaze gusirimuka bavuga ati cya kijumba ari icy'abaturage hariya nubwo ari cyamana. Noneho gukora ku mugati ukazamuka ukajya gukora ku musoro, uzanye ikintu gikomeye cyane, kuko niba umusoro uzamutse
ako kanya ikintu cyose gicuruzwa kigomba nacyo kuzamuka ariko kandi nta kazi bafite babana. Teddy, wenda mbere y'uko tujya kwamamaza gato, uru rubyiruko ukurikije ibyo twagiye dusoma mu bitangazamakuru, ibyo twagiye tureba ku mateleviziyo n'ibindi, bakubwiraga ko nta muyobozi rufite motivasiyo. Reka rero yavuye reka dusubire inyuma gato, yenda ntiturebe gusa iyi myigaragambyo y'uru rubyiruko, ariko mbere yaho imwe mu myigaragambyo n'abaye ndiyo yari ishingiye ku buzima ngo buhenze. Ejo bundi bitangira, byari ejo bundi muri uku kwa karindwi turimo dusa nkaho tugeze kure, ariko mu kwa kabiri, mu kwa gatatu hari n'imyigaragambyo iyobowe n'abatavuga rumwe na perezida uriho ubu ngubu Ruto. Ndabyibuka ko ni babandi bigaragambyaga bisanzwe, banyura nk'ahantu gari ya moshi inyura, ya masinga bakanayiba cyangwa bagakora ibintu bitwika bakangiza ibintu, nabyo bigaragambiriza ubuzima buhenze. Ikibazo kiba muri Kenya, usanga abanyapolitike bashora abaturage mu mihanda, nyuma bakaza kumvikana hagati yabo. Niko byagenze. Iyo myigaragambyo yarangiye, abanyapolitike bicaye uko bakoze. Ni ikiganiro Face the Nation tukirimo hano kuri Royal FM. Tugiye gutumika mu kanya rufite ijambo rikuvuga uti ntabwo imyigaraga ihari yayibaje. Si ikibazo gishya yenda cyavutse nyuma yaho perezida uriho afatiye ubutegetsi, kuko guhera hafi mu kwa 11 ku mwaka ushize bakomezaga bigaragambya, ariko kubera ko abanyapolitike, ibyo byari biyobowe n'abanyapolitike, ari amashyaka atavuga rumwe nawe, cyane cyane Raila Odinga, bageraho basa nkaho bakoze umukino wa politike burumvikana, ari naho yatangiye kumukorera, ni nko kumufasha gukora kampeni yo kujya muri uriya kuyobora African Union. Navuga ko aho ingaho imyigaragambyo isa nkaho yagenjeje make cyangwa se iranashira, kubera ko babyumvikanyeho. Ubwo ni amadini y'abanyapolitike. Rero byagaragaye ko ibyo banasaba icyo gihe bavugaga, bivuga ngo imisoro yari nk'icyo gihe byo imisoro abaturage nyuma yo gutorwa, kubera ko yari yaremereye abaturage ibintu byinshi, avuga ngo ibintu byose tuzabihindura. Nyuma y'umwaka babona nta gihindutse, ahubwo leta uburyo ikusanya imisoro buriyongera, leta ishyiramo imbaraga cyane, wa muntu utarasoraga nubwo itegeko ryari rihari bagatangira kumusoresha. Abaturage batangira kurakara, nuko bagiye mu myigaragambyo cyane cyane biyobowe n'abamurwanye. Noneho bakoze navuga deal hagati y'abanyapolitike, abaturage baravuga bati ubu abanyapolitike badutaye mu kibuga, bo ibyabo bariho barabisozereza hamwe, nta bibazo bafite byo kubaho, reka twishakemo ibisubizo. Nuko rero uru rubyiruko navuga ibi by'urubyiruko ni ikibazo sociale kiri mu gihugu, ikibazo cy'imibereho yaba ishingiye, ntago bishingiye ku mpamvu za politike, yenda abantu mu buryo bworoshye niko twabivuga, ariko bimaze kugaragara ko urebye ukuntu babashije guhuza ibikorwa, coordination bafite, imbaraga bafite, ibyo babasha kugeraho, pressure bashyira kuri leta kugeza aho umukuru w'igihugu yirukana guverinoma yose. Coordination giye narabikurikiranye cyane, hahandi umuntu ava, abantu itsinda ry'abantu bava mu ntara iyi niye bakajya kwigaragambya, bagatega bisi bakagenda, ukareba ukuntu abasirikare babyitwayemo, ukareba ukuntu abapolisi babyitwayemo, ukareba ukuntu abantu baza bakigaragambya kugeza mu nteko, bakicara ku ntebe ya speaker, ibirango by'igihugu bakabyangiza. Kuri ngewe, nubwo bafite icyo basaba cyumvikana, bafite uburyo bari coordinated, bafite n'abantu babaha imbaraga, babafasha kugira ngo bagaragaze ibitagenda muri leta. Hanyuma tugaruke kuri uru rurimi rw'uru rubyiruko, uburyo bariho basaba iyi approach. Rero navuga urubyiruko rwakoze, navuga ikintu cyiza cyo kutisanisha n'ishyaka ryari ryose rya politiki, kuko iyo bitangira bityo ubu bari kuba barahagaze, kuko umuntu wese utari muri iryo shyaka, umuntu utari muri uwo murongo wa politiki, yari kuba yarabavanyeho amaboko. Ariko uyu munsi uvuganye n'umunyakenya wari wese, yaba umubyeyi, yaba umuntu wari we wese, arakubwira ati ibyo urubyiruko rusaba nka revendication by'ubuzima, by'imisoro, by'ibiki, bya corruption, twese ni ikibazo igihugu gifite. Ugasanga icyo bavuga kirumvikana. Noneho rero byajya kuvuga ngo turasaba iki? Icya mbere, biragaragara ko ibyo bahereyeho basanze guverinoma cyangwa leta
navuga iyo arabyitwayemo nabi basanga ahubwo ari opportunity babonye yo kuvuga ngo reka tuyigushe iveho kubera icya mbere baravuga ko ruswa tubwizanye ukuri uyu perezida uriho ndabyibuka ubwa mbere w'umudepite wiriya ntuza yari muri 2008 abadepite ubwa mbere urumva politike ntayitangiye uyu munsi nyuma arazamuka abaminisitiri nyuma aba visi perezida imyaka 10 ikurikirana kuri ngewe perezida na visi perezida sinshobora kubatandukanya ni ukuvuga ngo ibyapfuye ntibipfuye uyu munsi byapfuye nawe abirimo ruswa itararwanyijwe ari visi perezida sinyibona azayirwanya ari perezida niho rero abantu bavuga bati nawe nubwo uwatwemereye impinduka kuva aho ugereyeho ntazo watanze turavuga ruswa akora amakosa ikibazo navuga agishakira umuti aho kitari yashatse gushimisha kuko mu miterere y'abanyapolitiki hari ukuntu bapima ikirere yashatse gushimisha urubyiruko akora amakosa yirukana guverinoma aho yongera umubare w'abanzi abirukanywe ni ikintu gisanzwe cyane gutera ingabo mu bitugu rwa bajya inyuma bakabafasha bati mu mutere pressure nawe aveho ariko rene ngira ngo na nyuma yo kwirukana guverinoma n'ubundi muri ya majwi banyuze kuri za mbuga baravuze baterega ntago turanyurwa uwo tudashaka nawe ntago tugushaka mu biro nibura turashaka ko ukurikira guverinoma yawe yose hanyuma tugasetinga ibintu bushyashya wenda ikindi wenda ubijyanire rimwe iki kintu cyo kuvuga ngo motivation iri inyuma y'uru rubyiruko abantu batazi badafite ibiro bizwi si ishyirahamwe rifite ubuzima gatozi ngo tuvuge ngo ni abantu bagiye mu muhanda bazwi mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abavuga bati wasanga ababyeyi bajya inyuma cyangwa se nanone bakongera bakoshywa na internet ibi bintu ubyumva gute buriya uru rubyiruko kuba rwarakoze iriya myigaragambyo ntabwo mbifata nk'ibintu biri mu kirere hari ikiganza gihishe kitigaragaza gisa nka support ariko noneho ni ibintu barimo gusaba kugeza uyu munsi iyo urebye uko batangiye vuga ati ikintu cya mbere babanje guhagarika iyi musoro iriya bill nubwo ari yategeko rigenga imisoro ntiritambuka ntirisohoka kuba bari bamaze perezida yamaze kumva icyifuzo cyabo bakaba bati noneho tugiye gutera intambwe tugusange nanjye kuvuga ngo mu rugwiro tugiye gutera intambwe tugusange muri perezidanse nk'uko byari bihinduye isura ntibyari bikiri itegeko ariko se Rene nk'umuntu wagiye ukurikiranira hafi ibi bintu wowe ikibazo wari uriya mushinga w'itegeko ikibazo byatangiye ari umushinga w'itegeko ariko bigaragara ko uko iminsi igenda ihita bigenda bihindura isura aho yeza avuga ati ahubwo nawe ntitugusha kuko itegeko yaramaze kurihagarika ariko wenda guverinoma yihinduye uretse gatoya noneho buriya ihubwe ikintu kirimo gikomeye bavuga turashaka ko nawe uvaho ibintu byose biri burundu ukurikire guverinoma buriya rurabyiruko iyo usesenguye neza kwa kuno uvuga uti ese ko nta muntu ubayoboye igaragara avuye ati dore agenda yacu kutagaragaza agenda yabo uyu munsi nicyo kintu kimwe gikomeye none se perezida navaho ibintu byose bigahinduka ko ni nka revolution ibayeho haraba impinduka zose mu gihugu igihugu kirerekeraye reka ngire icyo nkivugaho ntimukangwe no kuvuga ngo nta wigaragaje nk'ubayoboye arahari kuko iriya coordination kuri abahuza ibikorwa si ibintu byikora icyo ni cyambere tunarebe mu mateka ya vuba ejo bundi muri Arab Spring muri Printemps Arabe 2011 twari kuza no kuhagera bivuka muri Tunisia umusore hari ahantu ni ahantu hameze nka hariya imbuga hariya mu mujyi umusore dufate nka rompoye mu mujyi hari iburyo hari Ministeri ya Interieur ibumoso hari amaduka mo hagati hari ikintu kimeze nka koridoro n'ibiti biteye abantu babanyuramo gusa bitambukira umusore rero yarahanyuze yifitiye utuntu acuruza mu ntoki umusore witwa Boazize yicururiza utuntu mu ntoki kubera ko ari hanze rwa ministeri n'abapolisi baba bahari baramufata bamwaka ibye bamwatse utuntu yicururizaga abantu bacuruza ku muhanda ararakara
arakaye atekereje ukuntu byamugoye no kubona icyo gishoro, aragenda aritwika, yitwitse bagenzi be, inkuru irakura mu mujyi, revolisiyo nuko yatangiye. ariko buri ako kantu kaboze ko kwitwika ntabwo umuntu yavuga ko yabaye cause immediate, yasembuye ibintu byari bibi. nicyo nahereyeho mvuga ngo igihugu kiba gifite ibibazo sosiyale bishingiye ku mibereho y'abaturage, ku buryo iyo habaye imbarutso wa mujinya n'akababara abantu bafite babona uburyo babisohora. urwo rugendo nari ntanze byahise bikurikira imyigaragambyo, abantu bose bajya mu muhanda, yakwiriye amajyaruguru yose. ubwo byarangiye leta iguye, irasimburwa. ka kaboko rero tuvuga kataboneka, sinzi niba mubyibuka, yenda abari bakuru barabyibuka, Al Jazeera yari ifite ibyogajuru muri kariya karere yerekana imyigaragambyo live. Mutekereze televiziyo mpuzamahanga yerekana imyigaragambyo live, yari ifite inyungu ki yo kuyikora? Ntibyaciye kabiri, nyuma y'amezi 3 mwabonye byakurikiye mu gihugu cy'abaturanyi, naho leta iragenda. Icyo rero nashaka kuvuga kugira ngo mbisane, yaje no kwambuka n'uburasirazuba bwo hagati hakurya za Yemen. Yego icyo rero nashakaga kubisanisha ni iki, iyo nkundo yagomba kugera muri Syria ariko yahuye n'urukuta nyine. Impamvu nashaka kubisanisha ni iyi, nuko ntitwibeshye ngo ababiyoboye ntibahari, barahari, ahubwo nimwe muri strategy yo kuvuga ngo reka urugamba tugomeze tururwane, dushyireho pressure, kubera ko bamenyereye ko bari muri sosiyete iri korompi. Kuko Jean Baptiste nahaguruka avuga ni ngewe uyoboye aba bantu, baragenda bamuha ibifaranga byinshi bamucecekesha. Ariko ngira ngo ko hariya ngira ngo twagiye tubona raporo zitandukanye z'imiryango za Transparency International, Kenya gikunda kugarukwaho nk'ibihugu nyine nicyo tetarimo kuvuga ati nihagira uwigaragaza ko ari ku isonga bahita bamujyana. No muri opposition ya myigaragambyo isanzwe, iyo bigaragambije kabiri, uyobora bariya bayobora za opposition zabo barahura mu mahoteli, birazwi, si ibanga, bakumvikana ibintu, bakamuha ibintu, akabwira abasore berekana ko babyita vijana wake, bakarekeraho imyigaragambyo. Rero navuga ko ni strategy ruriya rubyiruko rwakoze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, batangiye bagerageza ko ntibari babizi ko bazanesha, donc babonye intsinzi batatekereje. Buriya baranesheje icyane, ariko uzi kujya mu nteko, inteko navuga ubu ntigiterana, oya nishobora guterana. Ikindi uzi gutuma leta isenyuka, navuga ko guverinoma barayisheje kubera guhagarika itegeko. Indi ntsinzi nakomeye navuga aho perezida wabo yatsindiwe, perezida Uhuru aho yatsindiwe, William Ruto, sorry mubabarire, Ruto aho yatsindiwe, kuba itegeko ryarasoho inteko yararyemeje, ageze hari sinya, yenda kuba abaturage babisabye, perezida mu bushishozi bwe yavuga ati nanjye naje gushishoza nsanga ritakagombye. Ariko yageze aho yihakana inteko, aravuga ngo iri nteko nanjye sinumva ukuntu bahagarariye abaturage bakaba bashyiraho amategeko abangamira abaturage. Bivuga ngo yasa nkaho nawe icyitwa ikosa kuri we nk'uyoboye guverinoma yagishyize ku nteko, yagishyize ku mutwe w'inteko yemeje rya tegeko. Kandi ukuntu politike tuyizi, abantu batora amashyaka, buriya umuntu uri mu nteko ahagarariye ishyaka, iby'ishyaka ryemeje. Reka tugaruke gato cyane mu kanya gato, tugaruke Teddy, wenda mbere yuko tugaruka kuri René, twavuga ko ibyo Gen Z irekarama cyangwa se uburenganzira irwanira bufite ishingiro cyane, kubera ko ikibi nabikwerekana uko na perezida yahise akora ibyo bamusabye, byerekana ko rero impamvu batanga zumvikana, umuntu we bavuze ibyo abanyakenya bose bashaka, ari nacyo kikwereka ko impamvu ibihugu bitangiye, navuga iyi nkubiri itangiye kongeza mu bindi bihugu, nuko ni ibibazo bishingiye ku mibereho y'abaturage, kandi ubu ni umuzi w'igihugu. Hanyuma René, iyi approach, ubu buryo uru rubyiruko ruriho rukoresha, ni uburyo mu by'ukuri bukwiriye, nibwo buri efficace bushobora gutanga igisubizo? ndabihera ku miyoborere, buriya imiyoborere nigenga byose. Muri Kenya hari
hari ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo burenze buri wese isaha runaka aravuga icyo ashatse uko abishatse ariko ni uburenganzira bwe. ikiba gisigaye rero ni ikihe? ni uko ubu buryo urubyiruko rurimo gukoresha ubundi byakabaye bitangira ari ibiganiro ubundi imbaraga ziza ibindi byose byanze ubundi bakabye mu nzira y'ibiganiro bagasaba, kuko iyo ngira ngo hari bamwe muri bo hari abo barashe, abapolisi barashe kubera iki? Bataye wa murongo barimo wo kwigaragambya mu mahoro, bawe bihinduke batangira kujya kumena amaduka. Ariko mbere gato yaho twabonye Perezida William Ruto aganirira n'urubyiruko kuri Twitter kuri X muri rwa rubuga bita Space. Yes, nawe yarabwiye. Ariko rero reka nkubwire, nimba warakurikiriye Space ni ibintu bibiri bihabanye. Perezida yavugaga ya narrative y'abayobozi nyine, yes, urubyiruko rumutuka byaragaragaye. No kuvuga ngo ni icyo abafaransa bita langage de sourd. Umwe yavugaga bimwe abandi bavuga ntibavuze rumwe, nta mwanzuro nubwo bwose kuri Space nta mwanzuro haba, ariko abantu bavugaga ibibazo bihari wakavuga ya madiskuru ya leta tozakorebe ibyo si ubwa mbere bivuze. Yiyamamaza yarabivuze, nyuma yo kurahira yarabivuze, ejo bundi yirukana guverinoma yarabivuze, yihakana inteko ngo ntihagarare abaturage yarabivuze, n'iryari atabivuze. Hanyuma twabonye mwigeze kubikomozaho 2011 twabonye Printemps Arabe cyangwa se yampindura amatwara y'abaye mu bihugu by'Abarabu. Umuntu yabyita inkundura. Inkundura mu majyaruguru y'Afrika isigaye inakuyeho ubutegetsi mu bihugu bitandukanye, aho yatangiriye muri Tunisia, irambuka igera za Misiri, iragenda hakurya mu bihugu hakurya mu burasirazuba bwo hagati, yambutse umuyoboro wa Suez. Yego. Twavuga ko Gen Z mu by'ukuri ishobora gukora nk'ibyo no muri kano karere. Urebye ukuntu byatangiye n'ukuntu birimo kugenda bikura, bishobora kugenda mu bindi bihugu, kuko urumva muri Afurika tumaze kugira ibihugu bingahe 3 cyangwa 4 iyo umuntu yatangiye kuza muri Kenya, muri Uganda, muri Nigeria naho byatutumbye. Yes, uko gututumba rero kugira ngo bigere ahandi bishobora kujyayo, ariko ntibizagira igipimo kingana. Kubera iki? Uko Kenya wowe siko Uganda iyobowe. Uganda byatangiye Perezida wa Repubulika niwe wakoze declaration ya mbere, yavuga ati mugiye kurwana n'umuriro, kandi igihugu kiracyayobowe n'ishyaka ryafashe ubutegetsi, kandi muri bake ngo cyayobone n'umwimerere w'ishyaka ryafashe ubutegetsi. Ntabwo ryabufashe kubera ko bagiye mu gikumwe, oya, hagiyeho umuriro nyine, byafashe ku mbunda, umunwa w'imbunda. Kuvuga rero ko ubutegetsi bwa Uganda kujya kubuhungabanya witwaje amabuye n'umunwa ntibikunda. Niyo mpamvu ibyo kuba ugiye muri background ukareba uburyo ubutegetsi bwafashwe, uburyo bwagiyeho, n'impamvu iri gutuma urubyiruko rurwana ruvuga ko ari ibyo ruharanira, ntibitandukanye. Ubwo biratandukanye, ariko se urubyiruko ubwabyo rufite umurongo wa politiki ruhagazeho, uza kuvuga mu magambo gusa ibintu turashaka ko bihinduka. Reka nemera nawe kuri 30%, ahandi ntitwemera. Upa kuba wemera ako kantu. Icyo nemera ni uko ukuntu ubutegetsi bwubatse, ukuntu inzego z'umutekano zibikora, bishobora kuba icyuho cy'abashaka kwigaragambya kugira imbaraga. Aho niho twemeranywa. Kuko nko muri Kenya ntababeshye, kubera navuga isimburana ry'ubutegetsi ry'abayobozi b'abasivile, njyewe muri iki kintu cyabaye nabonyemo kuba mufite amaperezida w'umusivile utarakoze igisirikare, hari icyuho mu nzego z'umutekano. Ntago nazita icyuho, ahubwo hari
ibyo adafiteho akaboko, hari ibyo badahuza, ibyo adafiteho koordinasiyo, hari ibyo badahuza, hari ibishobora kuba ntanabimenye kandi yitwa ko ari umugaba mukuru w'ingabo, umugabo w'ikirenga. Bitandukanye burya n'ibihugu biyobowe n'umuntu wabaye umusirikare, kuko buri gitondo abona situwasiyo y'ukuntu igihugu kimeze, haba mu gisirikare, mu gipolisi no mu nzego abafite ubuzima bw'igihugu mu biganza. Icyo kintu cyo ndacyemeranya nawe. Ku rundi ruhande rujyanye n'imibereho y'abaturage n'ubuzima abantu babayemo, ndahamya ntashidikanya ko ibibazo bihari za leta zitabonera ibisubizo, ari by'ubuzima bw'abaturage, ari bw'ubushomeri mu rubyiruko, ari bwo urubyiruko rudafite icyizere cyo kubaho. Ni igisasu cyaturika aho ariho hose kandi kikaba cyagira ingaruka umuntu atamenya kugeza ubu byagira ubukana bungana gute. Ntago wavuga ngo muri Kenya urubyiruko rwahagurutse, nta rusasu na rumwe urubyiruko rufite, nta n'uwavuye iwabo nibuye ngo azatere umupolisi, bavuye iwabo bavuga bati tugiye kubwira leta ko ibi bintu turabirambiwe. Yego, nimba icyo kintu hari n'ibindi bihugu 1, 2, 3, 4, 5 kuri uyu mugabane wa Afurika urubyiruko rurambiwe ukuntu imiyoborere imeze, ukuntu ubuzima bwo bubayeho, birashoboka ko no mu bindi bihugu icyo ari cyo cyose urubyiruko rwahaguruka rukajya mu mihanda, rukagira icyapa, yenda bakarunesha kubera ibya bindi twavuze ukuntu inzego z'umutekano zubatse, ariko kuba bahaguruka ni ikintu ngewe mpamahirwe menshi cyane, kubera ko iyo unarebye imiyoborere muri ibi bihugu si ikintu wavuga ngo wakishimira. Ni kimwe mu mpamvu zituma abanyafurika bajya gupfira muri Mediterane, nicyo cya cyizere. Nta cyizere ubutegetsi buha abaturage ku buryo umuntu yavuga ati ndakuze nzihangira umurimo cyangwa se nzabona akazi kambeshaho. Ariko bwana Teddy ngira ngo hari ikintu tudavuze gikomeye cyane, hari ubutegetsi bw'igihugu buha icyizere kingana cy'abaturage. Cyane ikintu gikomeye cyane gituma hari impinduka zishobora kubaho mu gihe runaka umuntu atazi. Nuko ubutegetsi nk'uko teori zibivuga, ubutegetsi niba ari ubw'abaturage, kuko ibyo ukora bitabafasha guhindura imibereho mu nyungu zabo. Uyu munsi urubyiruko rurimo, abantu bose barimo kwiga, uko barushaho kwiga niko igipimo cy'ubushomeri kirushaho kuzamuka. Bivuze ko rero umuhanga mu miyoborere ongeraho ngo n'igipimo cyo kumenya uburenganzira bwawe. Yes, uko arushaho kwiga, urushaho no guhinduka kwa internet, arushaho kumenya uburenganzira bwe, isi irushaho kuba umudugudu, areba hano uko bimeze, noneho agahita akora igipimo cy'ubuzima uko bimeze aho ngaho. Kukitwe tubayeho nabi. Umuhanga mu guha bwa butegetsi abaturage amenya ko aba bantu barahanga ko maze kwiga kandi ntafite akazi kabo none hanga. Mu yandi magambo twavuga ko kubakira ababaje b'abanyafurika ubushobozi biri mu bituma habaho bene ibi bibazo. Ntago ari kubakira abajene ubuyo, kubakira ubushobozi ahubwo ni igisubizo. Icyo mvuga harimo uyu munsi nitujya kureba, wari ubikomejeho haruguru, twabonye abantu bagwa muri Mediterane. Hari abantu benshi batekereza ko ari abantu bari aho gutyo gusa, abantu bagenda n'abantu bizi. Uraza kujya kureba usange kuri za nzu zitangirwaho ama green card urasanga abantu ari benshi. Ese mu by'ukuri abajene batangiye kubihirwa n'ibihugu byabo? Reka nguhuruye, iyi fuite du cerveau nta nubwo ari fuite de cerveau gusa, kuko muri definition fuite de cerveau ni abagenda bafite ubumenyi, nabize gusa, ariko n'abatarize baragenda. Reka nguhe nk'urugero, ntubona ubu ngubu ntiharimo habera Jeux Olympiques mu Faransa. Tuzakora ikindi kiganiro Jeux Olympiques irangiye, undebere abanyafurika bazagumayo, undebere abanyaburaya bazagumayo, kuko ni Burayi Europe de l'Est irimo, abanyaziya bazasigara, abanyamerika mwabonye umubare uriyo, uzambwire ni bangahe abanyamerika bazagumayo. Ariko ibihugu bifite icyizere rero, nimba umuntu, urugero, nimba ari umuntu wirukanka, yenda arirukanka, ndanga kuvuga ibihugu hano, nimba abona ko nasubire iwabo n'ubundi azakomeza akirukanka kandi bikazamutunga, nta mpamvu yo kujya kuba impunzi mu Bufaransa, azataha iwabo. Ariko uzabona bya bihugu ndiho nanga kuvuga amazina, abagiyeyo bari kubara amasaha bavuga bati ndakwepa gute kugira ngo nzigumire inaha. Iyo agumyeyo bigenda bite?
ni ba bantu bajya gukora akazi gaciriritse kandi iwabo yari asanzwe afite sitati yindi. So tekereza umuntu usanzwe afite sitati nziza ituma igihugu kimwizera akabireka gutwara ikamyo. Oya, ikamyo ni nziza ubikora nyuma y'imyaka 10 warabonye n'ibyangombwa. Watwara ikamyo sidafite ibyangombwa, umara imyaka 10 wihisha hasi y'ibiraro ukora akazi aho abandi bahembwa amayero nka 18 ku isaha, wowe uhembwa nka 5 kubera ko nta byangombwa ufite. Ubwo buzima ukabubamo hafi imyaka 10 kugira ngo uzabone icyangombwa. Hari n'abakibura. Tekereza umuntu uvunja ayo mahirwe yari afite akayavunjamo ibibazo. Kubera iki? Kubera ko aravuga ati nubwo nirukanka iwacu nta wamenya ejo bizapfapfana. Icyo rero cyo cyizere cy'abantu badafitiye ibihugu byabo si ibintu biva mu kirere. Ubutegetsi byo bwubatse nibyo bitanga icyizere. Ku rundi ruhande, nimba umuntu tuvuge yikinira karate akaba yagiyeyo ku bihugu bifite amahirwe, aravuga ati namenyanye n'abakarateka mu Buyapani, nabamenyanye n'abakarateka bo mu Bushinwa, reka nsubire iwacu tuzakorana amasezerano nkomeze nyine. Urumva aho ibyo bihugu bitandukaniye. Ibyo rero aho abantu badafite icyizere cyo kubaho cy'ejo hazaza niho bavuga bati niyo twajya mu muhanda ntacyo duhomba. Uzatinya umuturage uvuga ngo ntacyo ahomba. René, ibi bibazo bigize inkingi mwikorezi iri gutuma habaho iyi myigaragambyo turiho tubona Kenya, Uganda, Nigeria n'ahandi bishobora gututumba, dusanzwe tubibona muri raporo. Bakubwira bati ubukungu ntibusaranganyijwe neza, ruswa iri ahantu henshi, imibereho myiza rwose cyangwa se ikiguzi cy'ubuzima gisumba abaturage benshi, bivugwa henshi muri Afurika. Ibi bintu byatangijwe aba bayinitiators niba ariko umuntu yabyita muri Kenya, muri Uganda, bishobora gutinyura ku kihe kigero abandi bagenzi babo bo muri Afurika? Umuntu yanabyita se ko Afurika iri mu bihe iri mu kaga? Turebe ya nkundura yo mu bihugu by'Abarabu igihe yabaga yiswe y'Abarabu gusa ko n'ubundi yakoze mu bihugu by'Abarabu, ariko buriya n'ahandi ushobora gusanga harimo urubyiruko rufite akayihayo. Uko iminsi itambuka, uko imyaka igenda, tubona hirya no hino mu bihugu bya Afurika tugenda tureba imiyoborere yaho imeze ite. Reka twikanze muri Afurika, tuze muri Afurika yacu yo hagati, reka tuze muri Afurika duheri iwacu hano muri Afurika yo hagati n'Iburasirazuba, turebe imiyoborere y'ibihugu imeze ite. Ese umuturage waho ariho ate? Ese izi ntambara z'urudaca, izi nzara, ibi bibazo bishingiye ku bukungu bihari, ubuyobozi bw'iri gutwaramo bute? Twakwikanze muri Afurika y'Amajyaruguru nubwo iyo nkundura yabaye, naho ibintu si cyashya, biracyaruko. Iyo tugiye muri Afurika y'Uburengerazuba ho ni yindi si. Twajya muri Afurika y'Amajyepfo no gusanga Afurika yose ibibazo n'ukuri rurageretse. Ikibazo kirimo ni iki? Abayobozi badashobora gufatanya kwereka abaturage ko ari kumwe nabo gushaka igisubizo cy'ibibazo bihari, bizatuma iyi nkundura yatangiye kuvuka izanywe n'urubyiruko rugaragaza ko rudafite umuntu uruyoboye, ariko arahari kuko ntabwo wabyuka mu gitondo ngo ujye mu muhanda undagukurikira umuntu ajya he, wamubwira ko ujya he. Hari ikintu Teddy mu kanya yakomojeho cyo kuvuga ngo kimwe mu biri kuzamura ibi bintu ni uko urubyiruko ruhora rugenda rusobanukirwa n'uburenganzira bwarwo. Gusobanukirwa n'iki kintu biri mu bibumbatiye ibyago ku bategetsi batitwara neza. Uko abantu barushaho kujijuka, uko barushaho gusobanukirwa uburenganzira bwabo, ntabwo babukandagira bareba, uretse ko nanone kurwana uburenganzira bwawe si ugukandagira ubw'abandi, kuko iyo umeze uburenganzira, iyo wamenye uburenganzira bwawe umenya n'ubwa mugenzi wawe. Nuko ko icyo twari tuvuga ngo ese ukurikije Afurika yacu uko iteye bishobora no kujya ahandi byagera. Gato cyane mu kanya. Royal FM kuri 94 n'ibice bitatu, ndetse muradukurikira no kuri TuneIn. Tugeze ku 5:32. Turacyaganira kuri ya ngingo tugiye gutumika mu kanya. Teddy, hari ibyo rutangiye kuvuga. Hari umugabo bita, wenda uraza kubitwarira rimwe, umugabo bita Saidou Badi, yangira ngo abantu bagiye bakurikirana bari ni philosophe de lumière. Yigeze kuvuga ngo chaque école qu'on ouvre c'est en prison qu'on ferme. Ngo ishuri ryose ufunguye ni gereza ubufunze.
uyu munsi rero abantu barafunguriwe amashuri bariga nibyo ariko ko bariho barakora ibyaha n'ubundi bajyana muri gereza no mugana hari utagifite oya logike y'umugani ni ukuvuga ngo uko ufunguye amashuri ugaha abantu ubumenyi baba bava muri prison y'ubujiji niyo logike ni prison y'ubujiji kuko ubujiji ubwayo ni prison iyo utazi ibintu usa nkaho ufunze niyo ari logike kandi iracyafite agaciro impamvu mbivuga ni uko iyo urebye ukuntu ibihugu biba biyobowe buriya abanyapolitike nabo bakora akazi ko gusa nkaho bigisha abaturage uburenganzira bwabo nk'amatora yo muri Kenya ni kimwe mu rugero rufatika aho abashaka ubutegetsi bajya mu baturage bakirirwana nabo bakabigisha ko ibyo bazabazanira biruta ibyo bafite ariko birangirira muri kampeyini iyo umuntu ageze ku ntebe y'ubutegetsi bya bindi yanengaga asa nkaho abikubye kabiri ari nayo mpamvu abaturage bagira umujinya bavuga bati bya bindi watubwiraga ntacyo wabikoze kuko nko muri Kenya iyo urebye ukuntu amatora yabo aba ameze umukandida byaragaragaye nko mu myaka nko ku myaka 15 ishize uyu perezida uriho yahinduye impande inshuro 3 agatangira muri ishyaka yabona nta mahirwe afite yo kuzagira agahita yihuza n'abandi bagahindura umurongo bakabyita ibintu bishyashya bagasubira kuri wa munyakenya bamubwira bati ibi tushaka kubagezaho ni byiza kurusha ibyuriya ubabwira ibyo rero si uko ari amashuri gusa ahubwo ni uko abanyapolitike babwiye abaturage babemerera ibintu byiza ntibabikora ikindi abaturage babonye ko aribo batanga ubutegetsi ntitwibagirwe ko ni igihugu kitigeze kibamo kudeta ya gisirikare ni ukuvuga ngo umuturage azi icyo ijwi rye rimaze kugira ngo ugere ku butegetsi iyo rero nk'ubu ngubu nimba baramugejeje ku butegetsi kubera amatora yabo vuga ngo nibo babumuhaye rero mesaje irimo yoroshye ni ukuvuga ngo nitwe twabuguhaye twanabukwaka ari nacyo aburya abanyapolitike bajya bibeshyaho cyangwa se bakibagirwa iyo bageze ku butegetsi bagera ku butegetsi icya mbere kibaho ni uku navuga kongera uburyo bwo kwirinda uzarebe iyo perezida wa Kenya anyuzeho yatunyuzeho inshuro nyinshi ubu uhagarara ku muhanda ukabona imbere hari moto hagakurikira cya kimotari hagakurikiraho girofari icya kimodoka kigenda ngo muve mu muhanda ukanyurwaho n'imodoka zitari hasi y'imodoka 20 zimwe zigendera iburyo izindi z'ibumoso ku muhanda baba bawufunze imodoka 20 nyuma yaho hakaze iza polisi nyuma yaho hakaza moto zindi ukibaza uti iki gihugu kitigeze kibamo umutekano muke na rimwe igihugu kitigeze kibamo kudeta wa muntu wazaga gusaba amajwi yigendera mu modoka ifunguye hejuru apepera abaturage niwe wagiye izi modoka zose 25 zirenga zagiye kumurinda kandi yirinda aba baturage yasabye amajwi kuko habamo contradiction ariko kurinda perezida mu buryo nk'ubwo ngira ngo si inkuru ni ikintu gisanzwe nyine buriya no zo si inkuru se kuri wowe Teddy ari ahantu ashyize urufunguzo afunguye buriya uzi kuba abaturage urabegereye mu ntore igihugu ibyo ku buyobozi tuzakora ibindi nzahindura imibereho yanyu n'iki byose ABCD wageraho umaze kwicara ku buyobozi ukubaka urukuta hagati yawe n'abantu bamwe utandukanye nabo nuko ziriya modoka zose yafashe reka dufate urugero tugaruke iwacu byoroshye perezida wa repubulika yageze ku baturage wari wabona abaciye hatavuye imodoka ngo basuhuze avuga ati muraho iyo atihuta yes nuko yatihuta ariko agira ku bato subwa ngo yatihuta ku gipimo agende hose nkizi ariko navuga nyine yadafite gahunda no subwa yadafite gahunda yihuta muri we yayipanze abaturage nibo bampaye ububasha nibo bampaye iyi nkoni kugira ngo nyobora igihugu abagiraho nta centre nimwe perezida agiraho abaturage ahandi baraturage benshi ngo agende atabasuhuje Nyabugogo hagira gahagarara Musanze mu mujyi agira asuza abaturage bakaza akabaza ati muraho mumeze neza icyo kintu cyonyine
kirakomeye cyane, cyubatse urukundo rukomeye hagati y'umukuru w'igihugu n'abaturage. n'aho atageze wenda ageze i Musanze mu mujyi asuhuje abaturage, umuntu w'i Kamembe ati perezida wacu ni umubyeyi, agera mu baturage ntashobora guca atadusuhuje. umuntu wo ku Rusumo nawe nuko ahita avuga ko Kagame yasuhuje ab'i Musanze gusa. ni ikintu gikomeye cyane, ni bwa bumwe buba buri hagati yabo, bya bindi nababwiraga namwe mukemera ko mbajya imbere ngo mbayobore, turajyana kubishyira mu bikorwa. wenda icyo cyongera ngo n'imiterere yenda we yatumye abantu benshi batangiye kurota kuzifotozanya nawe. umuntu wese asigaye abona kwifotozanya nawe ari ibintu bishobora kuba bisanzwe. oya bimaze kugaragara ko bishoboka. bimaze kugaragara ko bishoboka. bishoboka. ni ikintu gikomeye cyane, gikomeye. noneho rero nibyo Teddy yavugaga, abaturage urimo kubegera mu amajwi mu ubuyobozi barabuguhaye, umaze kubugira ati icyo twafanaga narakibonye. reka mbahe akandi kantu kaza kubafungurira iki kiganiro. nanone buriya muri Kenya politiki yabo itandukanye cyane niyo mu Rwanda, abantu ntibanabisanisha. reka mbahe nk'urugero, ibintu byagaragaye uru rubyiruko Gen Zs batangiye kwigaragambya nyuma ya wa munsi bagiye mu nteko bakangiza ibintu, bagafata ibirango by'igihugu. umunsi wakurikiye buriya bahora bafite gahunda y'icyumweru. uyu munsi turakora iki, uyu munsi turakora iki, turakora iki. nk'ubu ngubu ugiye kuri interineti wabona ibyo bazakora icyumweru gitaha. umunsi wakurikiye bihaye inshingano ko buri mudepite mu gihugu iwe mu rugo mu gitondo, abagenzi batuye muri quartier ye barabyukira iwe mu rugo, ku bipangu, reka tubyite gutyo ko baba barinzwe. umunsi wakurikiye baravuze bati uyu munsi buri muntu uyobora itorero, idini, abayobozi b'amadini muri iki gihugu, abagenzi baragera iwe. ubwo kugera iwe bivuga ngo baba bafite ibyapa bigaragaza ibyo basaba. bisobanuye iki? cyangwa se muragera mu musuhuze. bifite icyo bivuga. rero buriya muri Kenya amatorero n'amadini ni umuyoboro abanyapolitike bakoresha kugira ngo bigarurire abaturage imitima. kubera ko urumva buri munsi, buri cyumweru, buri kuwa gatandatu bitewe n'itorero, no kuwa gatanu haba habaye ibiterane bishingiye ku madini. ariko nabonye atari n'umwihariko wabo gusa, nabonye ni Burundi. oya aho bitandukanye muri Kenya, umuyobozi agenda ku idini kanaka, ku itorero kanaka, bamara kubwiriza bakamuha mikoro muri gahunda yabo ya buri munsi. ejo si ku cyumweru, buri church zitandukanye umuyobozi yagiyeyo, umuyobozi ukomeye. iriya mu ruto ngira ngo ni umudivantiste. kare ahora ahindaguranya amatorero yajyamo buri munsi, kubera ko bashaka amatorero ngo amufashe. kuko nicyo aba Gen Zs bashakaga. bavuga bati amatorero namwe mwaratugambaniye, mwirirwa mufata ruswa y'abanyapolitiki. iyo ruswa itangwa gute? uyobora itorero yayoboye amateraniro, iyo amaze kuvuga aravuga ati ariko uyu munsi dufite umushyitsi w'imena. ahamagara abanyapolitiki akaza, Ruto agafata mikoro, magambo ye menshi meza akayavuga, yarangiza igihe cyo gutura. nabonye we yajya no kuvuga, arabanza agatera indirimbo yo mu gitabo. hari n'igihe apfukama agasenga. donc afite ukuntu yigaruriye uburyo bwo gushaka igikundiro akurikije, anyuze mu by'imyemerere na amayeri ya politiki. icyo nashaka kuvuga rero nuko nyuma y'ijambo ry'urumva bamuhaye umwanya, bahita bakora icyo bita fundraising, bakita harambe. harambe ubundi tubizi ko ari ya ndirimbo ya Kenya n'ikipe yabo, bakora harambe, ni nka fundraising, ni nko gukusanya amafaranga. bimaze kugaragara inshuro nyinshi, abafite yagendanye nabo agahita amushyiramo sheke miliyoni 20 y'amashiringi. miliyoni 20 ni hafi miliyoni 90 na dushaka dukwe n'icumi, turasanga ni 200 z'amanyarwanda, ni nka miliyoni 100 z'amanyarwanda. fundraising iryo torero ryakoze. abikoze muri iri torero, ejo yagiye mu rindi, ejo bundi yagiye mu rindi. bivuga ngo ba bantu bari muri iryo torero bavuga ati aradukunda. yajya n'ahandi bati baradukunda. so pasiteri akavuga ati n'imodoka pasita wacu agendamo irashaje, ati vewe turayibaye. ariko nabonye abategetsi benshi mu bihugu bitandukanye
gucudika n'amadini ni amayeri yo ni ibintu kwigarurira bisanzwe Erega- bafatwa nk'abafatanyabikorwa erega buriya Mm. gufata abanyamadini bafite abantu benshi ntibavuga ari kijyana buriya nabo baravuga rikijyana kuko iryo bavuga ryo berekeza ku mana kandi no bagakubitaho akantu murakorera ijuru. uretse ko iki gihe tugezemo iryo jambo ry'abavuga rikijyanye ryataye agaciro kubera ko social media naho umuntu wese avuga bikumvikana. Iyo ni imvugo ishaje ijyanye na tekinoloji ishaje. Uyu munsi abantu ahubwo bavuga ibintu bidafite n'ubwenge nibwo bumva cyane. Muzarebe ugiye kureba ku byavuzwe cyane mu gihugu uzasangamo abantu bavuze ibintu biri aho ngaho bitanaciriritse ari byo bakurikiwe cyane. Bivuga ngo rero bivuga rikijyana byahinduye isura, ari naho Gen Z yinjira ivuga ati ibi bintu bijyanye no kunyura mu madini bagabaha ruswa mu buryo navuga butaziguye turabirambiwe. Ibi bintu byo kuvuga ngo abadepite barashyiraho amategeko atunogeye turabirambiwe. Ubu gahunda barimo ni ukuvuga ngo sisitemu uko yubatse yose turayirambiwe, turashaka kwihinduka. Hanyuma Teddy, wenda uradufasha kuza kumva iki kintu cyane. Haraho urubyiruko ruvuga ko rucibwa intege n'amategeko cyangwa se amabwiriza byinshi, over regulations, yego, ku buryo bitarworohera gutangiza ibikorwa bibyara inyungu. Bakavuga bati mu by'ukuri uraba ukirangiza ishuri usanga imisoro, usange barakubaza ibi ama regulations menshi aca intege abantu bashobora gutangira kwikorera. Ibi nabyo bikaba biri mu byongera ubushomeri. Iki kintu wowe gisobanura ute by'umwihariko usanzwe uri umu expert mu bintu birebana na economy? Birambabaje ko nabyo mu bintu bavuga birimo, kuko buriya muri Kenya unagereranyije n'amategeko yacu, ibintu bijyanye no kwihangira imirimo muri Kenya bafite amategeko meza kuturusha. Ariko kuba ari meza ntavuga ko asubiza ibibazo bafite. Informal sector yabo informal sector yabo nabyita ko ni nini cyane kandi iroroshye kuyinjiramo kuko n'amabwiriza n'amategeko yabo aroroshye. Urugero naguha, ushobora kuba ufite nk'ibihumbi nka 30 by'amanyarwanda, reka mu gaciro k'amanyarwanda, kubera ko iwabo ibintu byo gucuruza ku muhanda ntawe byanga. Ibintu byo gufungura icyo ari cyo cyose, business yari yose wayifungura, nta nukubuza ngo wafunguriye nta mategeko kubuza. Bivuga ngo rero kuri bo ugereranyije no mu Rwanda biroroshye, ariko ibyo byose bijyanye n'ubuzima uko buteye iwabo buranahenze cyane. Icyo navuga nuko yenda wavuga uti ariko ko byoroshye, ufite yenda ibihumbi 30 wateka capati ugashyira ku muhanda bakagura. Muri Kenya ni ubwo buzima babayeho. Iyo ugiyeyo uratangara ukibaza, umujyi wateye imbere, imihanda yo mu kirere, amazu y'ibitangaza, ariko wareba iruhande baracuruza capati, barotsa ibigori, barotsa ifi. Umuntu ava mu rugo mu gitondo agahita ahagarara ku muhanda agafata icyayi na capati n'ifi agahita akomeza. Ni ukuvuga ngo bya bindi twebwe tuvuga ngo ugomba kuba ufite inzu ukoreramo, ugomba kuba wabikoreye ahantu hari isuku, byo ntibibaho. Ariko bikarenga aho abaturage bagasanga leta ntibakorera ibihagije. Impamvu bavuga ngo ntibakorera ibihagije ni iyihe? Nuko muri bwa buzima babayemo hari ibintu bibahenze cyane, nko kubona icumbi muri Kenya, ubwo ndavuga Nairobi n'imijyi ikomeye, birahenze cyane. Ugasanga wa muntu waje gucururiza yenda capati mu mujyi Nairobi hagati yakoze amasaha 3 ava ahacumbitse icumbi rya make kugira ngo ahagere. Amasaha 3 mu gitondo n'amasaha 3 nimugoroba n'amasaha angahe? 6. Ku munsi dufite amasaha angahe? 12 yagomba gukoresha. No kuvuga ngo kimwe cya kabiri gikora mu rugendo. Urumva ubwo buzima rero. Reka tugaruke mu kanya gato, hanyuma turaza mu gice cya nyuma. Face the Nation, Kigali's big and bold radio conversation on Face the Nation, Saturdays at 10 a.m. Hanyuma Rwanya, hari ikintu Teddy mu kanya yaravuze cyo kuba ushobora gusanga ahantu umuturirwa iruhande rw'ibiro bikomeye runaka, iruhande ugasanga hari umuntu uri hoyotse ibigori cyangwa se
ahatekeye capati. Yes. Ibyo bintu bituruka kuki kugira ngo hamwe babikore ahandi bibananire? Ni amahitamo cyangwa ni iki? Burya ntuza muri agenda z'ibihugu z'imiyoborere buri wese avuga ati ndimo kwerekera aha ndashaka gusa n'uyu nerekera aha kuko urebye ubuzima muri Kenya nubwo ari igihugu giteye imbere we Kenya yaradusize pe urumva ngo iba muri bya bihugu bifite ubukungu buri hagati na hagati harya babyita the middle income urumva kimwe na za Ethiopia na Tanzania yakinjiye mu gira ngo mw'icyo cyiciro. Okay, nayo yende za bindi deba izamini deba kuko ushobora kuza urebye bizanyemo Teddy urebye ubuzima bwa Tanzania n'ubwa Kenya kugira ngo bihuze ujye ngo mu rwego rumwe ni ikindi kintu noneho ukareba urukoze ati ni gute umuntu afite iruhande rwayo umuturirwa w'amagorofa 20-30 ariko hasi yokeye ibigori. Ibyo biraguha ya mategeko nuza ya generation Z ivuga atasubiza ibibazo bafite. Nuko ko inteko ishinga amategeko irahari ubuyobozi bw'igihugu burahari ariko ibyo bakora byose ntibarimo gusubiza ibibazo bibagoye mu buzima kuko n'imibereho yabo nubwo babayeho muri ubwo buzima ariko ubaze icyizere cy'ubuzima kuri bo ntacyo kuko ibyo bakora ubuzima barimo imibereho barimo ntabwo bumva ko ubuzima bwabo ariko rene ibi bintu ntibishobora kuba budafite point de comparaison udafite ibyo ugereranya n'ibindi kuko iyo uvuze ngo twebwe muragowe pari raporo y'abandi raporo y'uko mwakagombye kuba mumeze uko mukwiye kuba standard no yisetinga ntabwo yihuza n'abandi ngo uretse ko hari n'ibyo abantu bahuriyeho nk'abantu ni ukuvuga ngo ibyibanze ko nariye inshuro 3 nambaye mfite ahomba ibyo nariye biratuma mbaho ngira ubuzima kuko ushobora no kurya utariye ukarya utariye yes ubuze uri ikijumba cyonyine waba wariye waba wariye ntibishoboka uba wariye ko ntuwariye waze ngo uri ibijumba n'ibishyimbo guhera kuwa mbere kugeza kuwa mbere uba wariye ariko muri make ariko wariye igifu cyuzuye ariko nta buzima. Reka uvuze ibyo bintu by'ubusumbane buriya nubwo u Rwanda mu mibare dufite ubukungu bukiri hasi nta muntu mu Rwanda urara hanze abo bita homeless. Umuntu urara hanze kurara hanze ni ikintu umuntu yumvisha amatwi ariko ugishyize mu buzima birashaririye. Muri Kenya aba homeless baruzuye badafite aho baba umuntu udafite aho ashyira umusaya umuntu urara hanze batari mayibobo abantu ntibagize ngo ni umugabo ufite umugore bafite n'abana nka 2 abana bari hasi y'imyaka 3 tekereza uwo muntu waraye hanze wowe uryamye ugahaguruka vewiti ukagira ngo ngiye ku kazi hari umuntu waraye Ethiopia wavugaga abantu barahari iyo ukiva ku kibuga nicyo kintu cya mbere kigukubita mu maso. Icyo nashaka kuvuga ariko ngira ngo je sindagera muri Amerika ariko no muri Amerika barahari ariko ikibazo cya Amerika n'iburayi bari ariko icyo gifite undi mwihariko umwihariko wacyo nuko hafi ya bose baba baragize ibibazo bishingiye kuri comportement imyitwarire kenshi banywa urumogi bagira bate ugasanga nta muntu ukumva muri bene wanyu cyangwa se leta hitanga amazu ntiwubahiriza amabwiriza yaho bakahita bakuyivictinga bakakuvanamo. Ariko muri Ethiopia haba muri Kenya ni ikibazo gishingiye ku bushobozi n'ubukene buke cyane aho umuntu atabasha no kubona icumbi ry'ibihumbi 3 yenda na y'amanyarwanda yaba ririmo bakamuvanamo akajya hanze. Rero icyo nashaka kuvuga rero ni ubusumbane hagati y'abatuye igihugu. Ni ukuvuga ngo biriya bihugu bifite abantu bafite amafaranga menshi pe babaherwe bakire cyane hejuru babakire babandi bafite indege. Nairobi hagati hari ikibuga cy'indege kiri private kitari Jomo Kenyatta aho umuntu agenda agakodesha indege agahita ajya mu ntara aho abantu aho kugenda na bisi akodesha private jets. Na Ethiopia nuko n'ibindi bihugu byo muri Afrika nuko. Ni ukuvuga ngo buriya busumbane
nibwo butera agahinda n'ubusharire mu baturage. Tekereza wafashe vewiti yawe waje kuyiparika yenda ku iduka ryawe, imbere y'iryo duka harara wa muntu udafite aho aba. Icyakora ni iki? Urayivamo atangire yibere trovizere akore n'ibindi bibi cyane, ku buryo ejo nabona makeya azatangira kotsa ibigori imbere y'iwawe. Nabyotse imbere y'iwawe n'umuvugaho azahita afata urubuye rugutere. Kubera iki? Ntacyo ahomba. Ndabisubiramo. Icyo rero nashaka kukugaragariza nuko ikintu kijyanye no gufasha abaturage kubona ibikenerwa by'ibanze mu buzima ni ikintu cy'ingenzi cyane. Buriya ibi bintu mu Rwanda leta ivuga ngo akarere kanakabubakiye abatishoboye, burya ntitukabigire ngo ni umuhango. Si umuhango, nizo nshingano z'ibanze za leta. Abantu badafite ubushobozi leta igomba kubazamura, ikabaha ubushobozi, ikabafasha kuzamuka bagacuka bakagera aho bifasha. Aho niho oya bakifasha, singo na ngombwa ko bafasha abandi. Icyangombwa igihuza umuturage na leta ni igiki? Umuturage yakoze ku cyo yakoze, hari igice kijya muri leta. Leta nayo igafata ya mafaranga ikaza gufasha abaturage. Ni ukuvuga ni magirirane leta n'abaturage. Iyo ufite rero leta aho ya mafaranga leta yakusanyije ajya mu mifuka y'abake, aho usanga ku muhanda tuvuge nimba ari umushinga w'umuhanda yenda ibirometero 20, hagombaga gukora ibirometero 20, miliyoni yenda 20 z'amadolari zagiyeho. Ugasanga miliyoni muri izo 20, miliyoni 8 zagiye mu mifuka y'abantu. Ujye uvuga ko icyo gihugu kiragana mu kaga. Kuko wa muturage ibyo byiza bitagezeho, ejo ni uzaza agasenya n'ibyo mwakoze. Nibyo uku gusenya birimo. Bari aba Gen Z batangira bigaragambya, umupolisi yabasukaho umuriro y'amazi biryana biriya bintu tiyagazi. Umuturage kirwana agafata ibuye agatera cya kimodoka cya polisi. Ariko twibuke ko ya modoka ya polisi ni umusoro w'abaturage. Ni ukuvuga ngo rero ni magirirane. Nutadukorera neza nka leta, natwe tuzakwitura umujinya, usanga igihugu aho kuzamuka kitangiye gusubira inyuma. Yego. Aho iki kibazo kitari cyangwa se aho kitaravugwa mu bihugu bitandukanye, hari isomo bakura muri ibi ngibi byamaze gututumba bikanasandara. Ari isomo rikomeye cyane. Isomo rikomeye cyane ni uko irimo kwicara cyane cyane bakareba ku mategeko ari mu gihugu n'uburyo bw'imiyoborere mu gihugu. Oze amategeko yacu dufite hano mu gihugu arasubiza ibibazo abaturage bacu bafite, cyangwa arimo kubaganisha mu bindi. Nuko n'aya mategeko babona atari mu gusubiza ibibazo abaturage bafite, aba ari ngombwa ko bihutira kongera kuyasubiramo cyangwa bakayakuramo. Noneho ku buryo bw'imiyoborere, uburyo twashyizeho igihugu kiyobowe, umuturage aribonamo. Kuko n'uyobora igihugu umuturage atibonamo, muzatangira guhangana. Nimuhangana bizabyara iki? Uyu munsi barahanganye hano, dufate urugero rutoya. Bwiza kubona abaturage mu mujyi barimo gukubita daso. Babakubita kubera iki? Nuko abadaso bari mu mujyi bahaye akazi, ntabwo baje gucunga umutekano w'abaturage kunganira ubuyobozi mu baturage, ahubwo baje no kubasahura. Kuko uwo mudaso bakubise, nyuma twarakurikiye usanga ngo icyo yakoraga ni ukurya amafaranga bari bacuruzi. Yes, kurya amafaranga, utamuhaye amafaranga yaragutwaraga. Bati tuzakwishyura sasa. Rene hari ikintu yarakomojeho kirebana n'imiyoborere. Iki kintu cya inclusion cyo gufata bakiri bato bagashyirwa mu myanya politike mu nzego z'imiyoborere y'igihugu, gifite uruhe ruhare mu kugabanya cyangwa se mu gucubya bene ibi bibazo bishobora kuri ngewe ikibazo si ugushyira umwe babiri mu butegetsi. Ibyo buri muntu yabibona ukwe. Ariko ngewe ikibanze no kuvuga ngo ese ubutegetsi bufite amategeko cyangwa se ifite politike n'ibikorwa bigera kuri wa muturage usanzwe ku muhanda, icyo twita policy na programs. Ngewe ukeneye icumbi ntabasha kuryishyurira, leta ishyizeho mekanizme zimeze zite ku buryo make mfite nabona homba. Icyo uracyumva? Ngewe ukeneye gutangira kwikorera, yenda ndashaka gutangira ubucuruzi buciriritse, akateriye ko kudoda.
nabona gute ubushobozi bwatuma ntangira atelier ngewe ukeneye kurya kuko kurya ni uburenganzira bw'ibanze bw'umuturage ni gute ibyo nkora bibasha gutuma mbona kurya ni nayo mpamvu burya babyita ngo umugati ibyo leta imfasha kugira ngo ngere ku bituma mbaho nicyo cy'ingenzi kurusha kuvuga ngo bafashe umujene wagiye mu nteko cyangwa se yagiye kuba minisitiri buriya uri kuri minisitiri uretse navuga isura ya politike ngo harimo icyubahiro afite ariko buriya birangira kuri we n'umuryango we icyangombwa nicyo leta yimirije imbere leta muri rusange akarere k'iburasirazuba ibyo gakora ni gute gasubiza ibibazo by'abaturage ak'iburengerazuba iyo umuyobozi abaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali ni gute ashyiraho politike zifasha cyane cyane abafite intege nke buriya abafite amafaranga n'ubushobozi bahurira na leta ku bintu bike kubera ko bakeneye leta ku bintu amategeko kubaha ibikorwa remezo nabo bakayishyura umusoro kandi mwibuke ko abafite ubushobozi bicarana n'abayobozi bakabaha ibitekerezo nubwo hataba inama igane bazahurira mu mahoteli akomeye baganire bavuga bati ariko ibintu mwashyizeho biratubangamiye babikore ariko wa muturage ufite amikoro make ufite ubushobozi buke ntahahurira n'umuyobozi uretse muri ya politiki ya leta yashyizeho izo nizo politiki zikenewe rero buriya ntuzana na runo urubyiruko ruba rurimo kwiga iyo igihugu gifunga gereza y'ubujiji gifungura imitwe gifungura iterambere rifungura amaso y'urubyiruko kugira ngo barebe mu cyerekezo cy'isaha irimo kugana buriya leta nayo yagombye kugicara igatekereza abantu ko asoje amasomo araje ntaratangira akazi agiye kuba hate niyo mpamvu bagombye gutekereza uburyo hazanashyirwaho abayobozi batangira ibitekerezo hashyirwa ikigega gishinzwe gukurikirana abashomeri umushomeri ninde rero nawe twamureba noneho ikindi kintu nicyo gufasha aba bantu badafite ubushobozi bwo guhita biyubakira atari gufasha ngo abangaba ariko Rene nuko iminota igiye nabangaba ndahita nkasoza ko databona abangaba batayo manegeka niki hakabaho uburyo bwo kohereza abafite imishahara mitoya kujya mu ikodeshagura batoye umudugudu mwiza wubatse mu etaje umushahara wakureho makeya agura ahantu hazabiwe kuwa muntu nta azahacungira umutekano ubwe kuko ni uwa mbere mu gucunga umutekano wabo bizamuhindira n'ubuzima icyo nendaga kuvuga iyo tuvuga igipimo cy'ubushomeri kimwe mu bigira ubushomeri umuntu ni ubushobozi yifitemo ariko akaba adafite icyo gukora ndagaruka cyane cyane nko mu masegonda nka 50 dufasha ikintu kirebana amasomo yigwa kuri ubu ngubu ari ku ruhe rwego rwo gusubiza ibibazo sosiyete ifite harimo n'icyo cy'ubushomeri navuga ko ibibazo sosiyete ifite ni ibibazo bihoraho biri dinamike kandi burya imyigishirize ntabwo ihinduka buri mwaka kandi ibibazo dufite bihinduka buri mwaka bijyana n'ibihe navuga ni ikibazo isi yose ifite yo kudahuza imyigire n'uko isoko rihagaze icyo ni ikibazo ibihugu byose bifite nk'imbogamizi ariko hari ibihugu bisa nk'aho byateye intambwe mu gusubiza ibyo bibazo burya niyo mpamvu nyine bavuga ibihugu byateye imbere bafite uburyo bubatse systeme navuga zikora updates za buri gihe kurusha twebwe ibihugu byacu usanga tukiga muri syllabus yo muri za 80 so icyo ni ikibazo gikomeye aho abantu bava mu ishuri badafite ubumenyi buhagije ariko icyo ni ikibazo ariko si nacyo cyonyine ibihugu bifite kuko abantu banafite ibibazo bijyanye ese na buke bavanyemo yego bubamarira iki cyangwa babukoresha bate ngira ngo iminota igize ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro icyo nakora no kubashimira cyane tuzasubira ubutaha barakoze cyane nagushimiye Teddy Kaberuka ndetse na Rene Antere Rwanyange barakoze cyane hanyuma rero abandi namwe mwadukurikiye haba kuri FM kuri 94 n'ibice bitatu ndetse no kuri TuneIn ndizera ko mwanyuzwe n'ibisobanuro by'aba batumire twari turi kumwe ubwo gahunda zindi za Royal FM zo zirakomeza